Oh. ko nakomeje kubona ibiganiro byinshi bivugaho byagenze biti nasohoye indirimbo bimeze biti. Shana kuva mu gitondo niriwe oya nzanira ikirahuri kinini. Kuva mu gitondo niriwe mu bintu byinshi ntago ndajyaho kureba bakuvuze ngo wakoze iki? Oya mbabona ibiganiro byinshi bivugaho bivuga ngo bikiri Bakuvuga biki. nyine ko wakoze iki? Ndabizi se umwe ngo na murongo ye sinamurangirizamo Mana we uranyibukije niba ari biriya biganiro mana yanjye. Umva nabibonye ndumirwa ndavuga ariko noneho aba bantu ngewe mu buzima mfite amatsiko yo kuzajya kubaza abantu babisobanukiwe ibi bintu bya RMC ukuntu bakora ndabona buri muturage nabishaka azajya abyuka agashinga cano akivugira ibintu yishakiye ariko jewe naranavuze ndavuga nti aba bantu nakoze icyo kiganiro ndabyuka nari nyine mu Rwanda ndavuga ngo sibyo aba bantu babyuka mu gitondo bakavuga ngo basamba ngo n'imiserebanya aba bantu babyuka mu gitondo bakavuga ngo basambanyijwe n'imbeba ariko bano bantu babaho ngewe nabuze umuntu twahura nawo amaso ku yandi ambwire ngo ngiye kuko umuserebanya waransambanyije ngiye kubona mbona ejo bundi ribu ibivuzeho uri kumva ariko nubwo wenda turimo turagenda tubirenga uri kumva namwe mwari mwamvuzeho ibindi nta kintu kidasanzwe bakuvuzeho ariko okay nago ngewe ngiye kwivuga ngewe nta kidasanzwe nakuvuzeho ariko haje abandi bantu bakuvugaho bakuzi ko nanjye nkazajya mvuga nti ndi kubonekerwa uyu ni Kasuku muri kuvuga cyangwa n'undi muntu ariko rero nabuze charge kandi telefone yanjye igiye kuzima ubu niyo mpamvu ndi kugenda abantu baraje bavuga ibintu ndandiye charge yanjye noneho ngewe nari nibereye ahantu gutya nicaye mu kaguni ndimo ndakurikira gake nyine numva nza kubona mbona ariko sha abantu ni babi cyane buriya ngewe twakina ukagira gute nkagusubiza nyoko nkagucumitisha nyoko nkagira gute nawe ukabikora cyangwa se ukavuga ibindi bintu bigize gute ariko hari ibintu mbeshyera nkababara cyane hari ikintu mwambeshyeye kandi kitari umva rero nkubwire umva baze nkubwire ngewe nutangira kuvuga ngo ikintu bakubeshyeye hariya ahantu guhera saa sita z'amanywa havugiwe ibintu byinshi ngewe navuze mu minota ya mbere ibyo navuze ndabyibuka nanabigusubiriramo yego uwisaje gukora iki ariko uyu nawe akunda aho byahiye mana yanjye we dumba we ku manywa twavuganye ngo iki kuki ibintu twavuganye atari byo wakoze nk'ubu ngubu uvuye kuri iyi live buriya nanjye mpita nigendera rahira oya shana ariko mu kanya nyine ndahita mvaho kubera ko ndashaka kuza kuryama ubwo biraba birangiye uva mubwire ceka mbanze sobanurire Kasuku reka nkusobanurire ndiyiziye kuko urabizi neza ko abanyamakuru bo nibi ngibi turi kuvuga mu gitondo bashobora kubyuka bakabikoramo iki inkuru content hano i Kigali zarabuze ku buryo iyo babonye akantu gatoya bakuririraho ariko ikiduhuriza hamwe twese Julius Kita amafaranga iyi bizu ni ya Julius Kita ndakumva musobanurire uriya munsi ndakubwiza ukuri ngo twagiye kuri space twari tugiye kuvuga ku ifoto wa postinze ugapostinga na buri kantu na buri nguni bari abana umwe muri bo reka kwishima mu mutwe buretse gato ni wowe ubitangije noneho hari amazina uvuga naratangaye ejo narababaye kuba utari uri gusoma comments zanjye ndi kuvuga ati nkeneye kumenya ibintu bya Daddy Maximo mu by'ukuri havugirwa ibintu byinshi ko n'igihe umuntu bamubeshyera ukumva ko bamubeshyeye ariko kubera ko icyana kirizi kidakurwa urutozi ubu n'uwari kuza akakubeshyera hariya wese abantu bari kuvuga ati ni ukuri wari guherayo uvugira umuntu ubwo baba baraje ikintu cya mbere ngewe nabanje kubona ntarinzi inabonye ibintu ngo bya kambari ngo lironja wilolongo mba ibintu by'abakongomani birancanga ndacanganye ibyo byari bisekeje nibyo ibyo byo rwose byarancanganyikishije ndabaza ni Kasuku n'umukongomani ariko kubera yuko nzi ko hari abanyarwanda batuye muri Kongo kuko nzi ko hari abanyarwanda batuye muri Kongo ibyo byo nahise mbyumva vuba numva nta kintu bitwaye mu bintu uri buvuge ngo bavuze ibintu mu by'ukuri pe space nari nyiriho narabyumvishije ibyo navuze ndabyibuka n'ibyo abandi bavuze bamwe na bamwe ndabyibuka ni nkuko harimo n'ibyo sorry bagiye bavuga nkumva nkavuga nisha none banza bakibeshyeye cyasha banza none hano bakisha bo barakibeshyeye ariko kwera ko nano wajya kubivugira nyine ukihangana kwera ko no nawe ugakomerezaho
oya nge navuze umva nkubwire Kasusha umva nkubwire nge ndi umwana uzi kwivugira dore ngewe ndahanga navuze rimwe nta nubwo navuze iminota irenze nk'itanu sinigeze nyirenza kuko nyuma baramaye kongera kuvuga ndababwira ndi kumva ibintu bishyashya ntabwo nahita nzamvuge ngo ibintu ngo bimeze gutya kandi nanjye ibintu byinshi hafi ya byose ndi kumva n'ibishyashya nta kindi kintu narengejeho vuba none se ndumva wowe ko twagiye dusangira kenshi urumva twagiye tunahurira ku bakire benshi n'iryari wigeze wumva mvuga ngo ngewe ngo hari abantu dukorana oya se wa mugana ukorana nande ntabwo nibyo ubaza ntabwo wumvise babivuga se oya Kasuku gukorana n'inzego ubu ngubu nari mfite umuntu maze iminsi umenyera ubu nari naravuze ni nzakubwira undebere ukuntu wangenzereza bakakimfungira hari akagambo mujya muvuga k'akanyarwanda njye numva buri muntu wese agiye kuvuga umugani nyine aracyakavugisha ajya akavuga ngo ntabwo mvugira ngo mivumbi ngo simuvumbe urambabara cyane abo ngabo nabihaza amagara buriya umaze kumenya yuko itegeko rirusha ibuye kure hari ibintu bimugenzure ubugome bwavugiwe muri ya space ni ukugira ngo bavuge ngo umuntu bita Kasuku bamwangisha abanyarwanda banu ari oya ariko sha nawe umva nkubwire nawe akajya wamugarura wowe uriya mwana wugira ngo ntabwo wari uri mukore uri uriya mwana ubundi Kasuku nzi ko nta muntu ukurenza umuntu iyo uje urahuranye ukavuga ati kabisa ukamukuriza hasi no hejuru bari abana nawe iyo bafata ukazajya ukabatuka ariko man iyo bijemo ibintu byo kwica man n'ibintu biba byarabaye hano mu Rwanda abantu bamwe baracyafitiye hamuka ntago mitima irajya mu gitereko byabayeho babireba ntabwo nyine nawe reka nkubwire Brinane igihe ibi bintu ukuntu mbibona Kasuku yakomye babana uburyo ibi nibyo nkomeza mvuga uburyo abantu batari biteguye ko ariko akomana n'ubundi yego ariko rero umva nkubwire Dumba hano buri gihe iyo uhinduriye abantu ikintu wabamenyereje nibyo Kasuku ibyo nabikubwiye ni ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu rwose byo kurinda niba usanzwe utuka umuntu abantu bose barabimenyereye uvuga ngo n'uwo watuka wese aba bimenyereye ko ibyo bintu bikora nta kintu babimubwiye cyangwa umwuka uzwa ngo gaswere ubabwire rero Brinane ukuntu bimeze rero sibyo nyine nawe rero hari igihe ubu uretse gato mfate conclusion ntabwo uba wabikora umutima mubi dufate uretse gato nkwereka ikintu kimwe ngiye gukora aba YouTube bambabarire bari coding natwe amasura yacu twese agaragara ntibaze kuri coding isura yanjye gusa niya Brinane cyangwa se iya Dumba niya Brinane gusa nanjye bandi coding makiremo ngiye kuvuga cyo kintu umuntu yakinisha ibyo akinisha byose ariko twese dutinya inzego mu buryo bukomeye cyane niyo mpamvu nshobora kubyuka mu gitondo Dumba nkamuha agasundikanye na Brinane nkamuha kandi nanjye nzakagusubizanya n'ukandisha nanjye nzakagusubiza ariko se wakwitonze Brinane ubwo se bakaguhaye yes nibyo mvuga urumva Brinane nibyo mvuga ariko twese tugira limite urumva twese tugira limite ariko uziye bakubwiye mu gitondo ngo ahantu hakurya hanga tuguhamagaye umva njyewe bimaze kumbaho inshuro zirenga 5 urumva bro njye bimaze kumbaho inshuro zirenga 5 ariko ubwo niba bamamagaye nka saa 11 za nimugoroba bambwira ngo ejo uzaza kwitaba umva nsinzira mu gitondo ari uko mvuye sinabona ibitotsi mbakoze cyane none aho hantu niyo ushaka kunshinja shamwe aho mwarasaze mwe buriya kanza mwene cyokora cya buri kantu naragikunze kubera cyagumaga kirira kivuga ngo reka nkwereke ukuntu cyakoraga maze kigenda ariko cyabase ntabwo ndikumva ngo uruganda rurimo iki ngo uruganda rurimo imyana maze kitakivuga ariko njyewe ntabwo oya shamana we ntabwo ibyo bintu ndabibona mbabarira urwo akantu nagikundiye ntabwo ngo ariko njyewe ntabwo nifuriza umuntu umunyururu ngo ndashaka gusa ngo bamubuze ndakibwira iki cyane gize buriya ababyubize ni ukuvuga ngo rero ariko mama reka
tamubwire ariko disi na bano bana nyine urumva ugasuba yavuga ngo uruganda rurimo imyanda nyuma nkaya uramwana nk'amezi nkangahe nahagaretse sa ntabwo nacyarabona oya bazabibona urumva oya ntabwo aho ngaho wahita uvuga ngo uruganda rurimo imyanda nta kintu urabona n'abantu babimaze n'imyaka baragiye barashinyiriza imitima yabaye imikara. reka ngiye nkubwire baretse gato nkubwire sibyo twebwe tuza za 2018 baradukomaga uri kumva ariko Kasuku bagukomye ariko Kasuku umwana bita Jean Paul reka nzabatere story yewe uzi ibintu Kasuku na Dekati bankuriye oya baretse uzi ibintu baretse gatombaho ubuhamya uri kumva umwana bita Jean Paul umwe uri mageragere sibyo Jean Paul yigeze kubyuka mu gitondo ajya kuri Jaras TV ni naho hantu ni naho kandi Jaras ni umupeti wo muri quartier bro ni umupeti twakuranye ni umupeti twakinanye ni umupeti mbese najyaga njya no kuvumba iwabo bo bari abakire cyane ntabwo ngira baca we ntabwo yabashaga ko yaza kuvumba mu rugo ariko ngira njya kuvumba iwabo biragaragara bari abakire cyane so noneho Jaras ariko ubu niwo muntu usiga uhamagara abantu nyine mu bwenge buke bose bakaza kugira kunkoma Jaras za 2019 gutya Jaras abahamagaye umwana bita Nkundi neza Jean Paul umwe yavuze Nkundi neza umwe baravuze ngo ndo kwa Kirenge byo murabyore no Jean Paul yaraje azana urumva intera hamwe ya danje y'igikondo yisha abatutsi benshi bita bayitendera bucyana Jean Paul aragenda avuga ngo uburyo ndi wo kwa bucyana noneho akajya yibagirwa n'imyaka yanjye akavuga ngo ndi muri babana ngo b'abakombozi urumva ngo waparamiraga amamodoka kera ngo muri Rusizi urumva bro nariherereye yewe buriyo nshaka kurira neza ndagenda nkajya mu musarani nkarira neza pe urumva uzabaze Dumba nahamagaye ba Dumba ndababaza ni Dumba ibi bintu mbivemo bigende gute ndakubwira ngo bivemo njye mpita ati bivemo bireke genda arambwira ati hama hamwe uri kumva ati hama hamwe nuko bigenda ikindi kintu nagiye i Kigali maze kugera i Kigali wumva ukuntu nanjye nyamohote ngo ntagira abaswera banyina banabivugaho nagiye maze kugera i Kigali umwana bita Nobrena muramuzi kuri noza kuri Nobrena wo kuri Twitter ariko disi wabandi asigaye n'umwana mwiza mandi ngenzi gera namukunda byatari kuko ngiye sinyangira ibintu by'inzangano n'ibiki byose gusa nyine ntaga ajya mvugisha kandi najya ndamufasha nkamuheza uturaka ari uturaka njya mbona nkabona ntabwo njye nagakora amafaranga make abantu ntabwo bari ngombwa ngo uvugane nabo bro umva se gato nkubwire kandi ibi nibyo nakubujije ntuvugane na buri nzererezi umva se gato nkubwire nigeze kujya muri Amerika navuye muri Mongolia ariko kwa gatandatu njya muri Amerika ngira ngo muri Amerika naho ni ibintu byoroshye cyane kuba wagerayo ukaba wamutuyoga ukagenda urumva ukaba wamutuyoga nyine ugatwara n'akamodoka gake gake akaboko kari hanze gake uri kumva Dumba gake nuko nagize ngo nka sikorose muri downtown mfite akamodoka ako kanya polisi zibazinguyeho zimaze kungoza baziramfunze nyine amasaha 8 bro bya bindi nyine bagufata wanyweye inzoga nka bimwe nyine byabaye kuri Meddy ngira ngo murabizi Brian ko sigaye usa nk'abakobwa numva betse Dumba n'utugari bwa ruguna kanyibagirwa urumva bahita bamfunga bamaze kumfunga no Semuhungu ibyo biraza kubipostinga aje kubipostinga ari marantu ikabira range ngeze i Kigali umwana bita Nobore narongera arabigarura ngo Kasuku yabaye deported mbaza ngo byagenze gute du nahise njya mu musarani direct njya kurira nanone oya mu buryo bukomeye cyane abana bamaze kugira ngo umuntu kukuriza kenshi turarira tuzatubona nibyo bintu nabwiye abantu ejo bundi barimo baravuga akavideo kanye ngo naravuze ngo ntabwo njyandira bro iyo umajije kuruhura umutima ibibazo bigabanutse amarira araza me Dumba ntabwo tugira numva nagusoma ntabwo tugira imitima y'ibisimba turarira ngiye ngureho uburaya bwawe
turarira jewe barankomye ndavuga ni kweri naragiye nanjye ndicaranira gatebe nikorera nanjye ikariso y'umukara inyi ikariso y'umukara irimo utuboro twa green uduki ya kariso wajyaga wambara y'umukara ifite utuboro twa green uracyayifite njyewe nambara ikariso buriya ariko shaka nanga ukuntu uhinduranya ikiganiro ibintu twibereyemo nawe uzanye iby'amakariso nkureho uburayi ndabyibuka shatu cyokoza mbabarira utanyibutsa ibintu byawe na wa mwana bwa mbere mbabonana uriya wa manajinga agahavuta binyibutsa tuzabivugira kuri live yawe ave wibizana hano akuso wajya ubika ibanga cyokoza reka nceceke nari ngiye guhita nkomereza uri kumva tumba we naragiye ndiyicarira ubwo nkomye nicara ahantu bantera agatebe bantera n'agakamera ndavuga ndihimura ndigendera uri kumva abana bararira nabo baragenda barira ukwabo birarangira none ukambwira ngo abo ngabo batari bamara n'icyumweru barisanzura cyane barabana reka mubwire igihe bariya baniga bavugiye biriya urabona ukuntu hano ubu ngubu ikigali ntabwo navuga ngo ni Kigali mu Rwanda hose mana abantu bose basigaye bari update uri kumva buri kantu kose baba bagakurikiranye gutya nta bintu bigicika umuntu ariko kiragiye iyo myaka uri kuvuga mbere ya covid ntabwo abantu bakurikiranaga ibintu byo kuri social media none se ubu ngubu ama live mwakoraga abantu mwabonaga kiragiye niba muri kubona ubu mana ubu bantu barakurikiye ku buryo iyo akantu kabaye gatoye bigera nimugoroba abantu bose bakamenye ku ruhande rumwe ibyo bintu ni byiza ariko ku rundi ruhande iyo abantu baje basenya abandi hari abantu hano kuri social media batajya batekereza ngo uyu muntu ngo bari kumuvuga ukuri cyangwa bari kumubeshyera oya wapfa kubona gusa umuntu Kasuku ya postinze Brinane yarari muri ibi ubwo nibyo ngibyo yararimo barita babyemera kugira ngo bazajye kumenya ko atari byo nuko nanjye mfata umwanya njye kwisobanura njye kuvuga ariko wibuke ko hari n'abandi bantu ibyo bintu bibaho ariko batajya bamenya kwisobanura hari abantu muri bamwe batazi kwisobanura none se Bria ego wamana wowe uvuga guhera saa 5 ukageza saa 8 z'ijoro se nindukurusha umunwa ahubwo ko nugize ikibazo yaguca mu musobanuro none se Bria have Bria we ibyo bintu rero ba Jean Paul babigukoze mbere tutaranasobanukirwa ngo ni ibiki ariko uko bwije nuko bukeye urabibona ko kubera ko ubu tugiye kujya mu matora hari munsi bigarasha bitarara live hari munsi bitarara space barara kuri space barara bavuga ubusanga ikiganiro cyabo gifite nk'amasaha nk'atatu bari gutanga ibitekerezo no si ibyo byose ko tubimenye Biyane we uko nanjye bajya bamvuga maze nkomeze nicecekere none se reka mubaze reka nge nguhe urugero rutoya nk'ubu ngubu mu bintu byose byavuzwe kuri ya live hari aho byageraga nanjye nkavuga ni Kasuku baramubeshyera kuko reka nkubwire Kasuku listi yanjye Kasuku yari hano mu Rwanda turahura mbega ni umuntu wanjye nuvuga ngo hari ibintu nanjye nzi ko ibyo bintu koko Kasuku yabikora yatuka umuntu yamujegeza kabisa umuntu urwaye umutima yanawurwara ariko ndabizi neza yuko hari ibindi bintu atakora bitewe n'impamvu runaka mwebwe mutazi sibyo ibyo bintu nkaba bizi neza ko batabikora ariko ugasanga hari umuntu waje gutanga ubwo buhamya kubera ko uwo munsi wa Kasuku uwo munsi nawe ukareba ati se ugiye kujya kubasobanura ngo ibi bintu ngo nzi ariko duwazare kumuna kavuga akabaza akaruhuka babroke umuntu babroke cyane okay so thank you hari umuntu dututse ngo turimbwa twese mu broke ariko mana yanjye we muba mwagize amahirwe n'abari nko kuri live yanjye ngewe njya kurangiza live yanjye mburotse b'abantu nk'ijana umenyera ari hano muri comment aravuze ngo turimbwe dumba nawe yita kuri bintu nge ntabwo nita kuri comment ngo nkomeze nivugire oya nibura ari kuvuga wowe na Brinane nanjye ndimo dumba twantuvuge tumva yuko ari wowe arimo aravuga kuki usumva yuko ari wowe arimo aravuga kweca mu gitimbwa je nakoze iki
iyo mbwa senya kubwagura akundi uzwa dumba ajavanga ibintu yita ku tuntu tw'udukomenti naturi nge nawe njya nita kuri komenti ngewe nshaka kuvuga ibintu ni ukuvuga ngo rero uri kunyumva buriya ikintu kimwe nshaka kukubwira ni iki ngiki ngewe uzi ko uriya munsi natunguwe n'ubuhamya bw'umuvandimwe wacu David Maximo yatanze David Maximo kera ngewe nanjye reka bahereza ubuhamya kuko nawe yari yabivuzeho sibyo kera tukigora za showbiz zacu nyezo gutanamo sinzi ukuntu none yaje agatanga none igitekerezo ngewe ntakira mu buryo ntakunze sibyo urumva David Maximo ni umuntu ngewe nubaha kandi nkunda cyane nubwo ejo bundi yamurutse kuri Twitter ariko yaraje atanga igitekerezo mu busizi bwinshi urumva numva hari ukuntu ngewe ntabyishimiye mutamo maze kumutamo nyuma ariko mbona David Maximo ni umuntu mukuru ni umuntu twakwiye kubaha twese nongera ndanamwegera ndamwanira rwose mbabarira haranagutayemo ntago byashimishije n'ibiki byose mbabarira aranambabarira birarangira haraciye imyaka igera muri imyaka 4 si ubyumva ejo bundi bari muri space hariya umuvandimwe arongera arabigarura none ibyo bintu uri kumva ariko noneho kugira kwa ari umuntu mukuru kandi w'umuhanga arongera arabisasira avuga ariko ngo naramubabariye warababariye ntabwo wazana ibyo bintu ndabeshya ubaye warababariye ntabwo ibyo bintu wabigarura ibyo bintu wabigarura nari ko ari Brinane ariko umva nkubwire Dumba ndakwihanangirije ureke gukomeza kuntekerezaho no kunyiyumviraho turi kuvuga uko ibintu byagenze ntago wari uba wahindaganye nkabona upostinze utuntu tw'uduce amaberanyo kugenda ibintu byo gupostinga kandi ntuzabizane ibintu byo gupostinga nabonye bikugirira kandi nta n'ikintu babivuze uzana urwo rutwe mwana wumvise ureka mubwire bakinunguye nk'ibi bintu Kasuka bavuze mu by'ukuri Imana ibintu byose mujye mubyumva kuko ntago abantu bazahora bashikana bafitanye amakimbirane ibintu bijye binageraho birangirane tunababarirane kuko ntago abantu bahora bababaye nk'ibi ngibi Kasuku arimo aravuga mu by'ukuri nk'uwo munsi yaba wari uhari ngo wumve ubuhamya bw'undi kandi wenda hari n'abandi bazi ubwo buhamya bwa mbere wari gutungurwa vrema nge namwandikiye inbox ariko arimo arabivuga arimo atanga ubwo buhamya namwandikiye inbox namwandi muvandi ibi bintu urimo uravuga ko narinzi ko byarangiye akajya atanga ubuhamya tunandikirana turimo turanandikwereka message turimo turanandikirana agakomeza agatanga ubuhamya namwanditse ko jewe ari je mwibasiye cyane ko nundi nawe yakoresheje mwene no mvugo ariko uyu munsi mu byirengagije ngo byabayeho se koko ngo nawe ngo byarabaye namwani singiyo kuruvuse arakomeza yitangira ubuhamya ndavuga ni sawa nta kibazo uri kumva sawa nta kibazo ngewe ndigendera nyine nk'umusaza udakora ibintu by'amatiku ndigendera sinigeze nanamutamo cyangwa se ngo ngire gute ariko noneho nanjye nza kujya kuri Twitter mfata akantu k'aga screenshot gatoya nanone aho yongeye gutanga none ubundi buhamya ndongera ndakazana ndagapostinga ndamutaginga abanjije ngo kuko namutaginze ndamwana ariko ni wowe uri muragenda ubivuga bino bintu mwuka byarama kandi ngewe uri umuntu nubaha ntago nakongera gusubira kugutamo uri kumva bro David Maximo n'umuntu nuba ni n'umuntu nagakwiye gushishikariza abandi bantu kuba ntago twagakwiye kumuzamura no matiku natunguwe no kongera kubona njye arimo aransembura ngo umutemo kuri Twitter ukigarukira kuri ntuza kuri Instagram ko kuri Twitter hari amatiku menshi ko twagukunda ariko rero umva nkubwire man ibintu byose no kwikunda agasobanukirwa umuntu ngewe umva ninzajya ngusanga mfite akanya nk'uyu munsi ntago nakoze niyo mpamvu nyine ubundi mu rugo ndava ahangaha mpita nibyaha ariko man Twitter igiye kuzabangisha abantu ntago man reka nkubwire Twitter ko turi abanyakuri ibintu tuzakora ku murongo ibintu byose bijye ku murongo nk'ubu kaza nkubwira ikintu kimwe hariho umuntu umubyeyi nawe narinzi ko ari umuntu umubyeyi nawe ejo bundi ngo ntago namutaginze abantu bose bakusigaho ngo nako bataginga ngo ntago namutaginze ababyutse mu gitondo ntamo uri kumva muze kureba kuri Twitter muri comment ari umuntu abantu bankabirije abantu bandakaje n'abantu bakoze inkuru ngo ariko man umuntu yandika title ngo abakobwa ngo babiri ngo Kasuku ngo yasambanije ubwo abakobwa mani ndwagira ngo nabakozi baba data ukuntu basa nabone bazi ariko brete gatoya Kasu uzi impamvu bino bintu byambabaje last time umuniga yaranyandikiye
aranyandikira arambwira ati Brinane ndagusaba imbabazi atumbabarire ati nagiye umunyamakuru yampamagaye izina ry'Imana mbure mama wanjye n'umwana wanjye nibo bantu nkunda kuri iyi si arambwira ngo nagiye ngo ku munyamakuru ngo amuha amafaranga ngaramubwira ngo nakora ikiganiro ngo avuge yuko ngo yari umukozi wanjye wo mu rugo ngo yajyaga abona ngo ukuntu ngo ninjiza ngo abakobwa ngo ukuntu ngo nyine ngo ashaka kuvuga nyine iby'abatinganyi uwo mutipe aragenda atanga ubuhamya arangije gutanga ubuhamya ahita azanyandikira inbox nyine ruva yasabye uwo mutipe ko abisiba umutipe arabyanga umunigaraza arambwira ati ngiye rwose yamaye amafaranga anegeka no kuvuga ibi bintu binibi ubwo yari muri cyagiye cyanjye saga zanjye na pondati urumva ubwo zari muri za saga zanjye nawe umwana arambwira ukuntu babimubwiye ngo agenda bivuge mani bita binyereka nongeye kubibona uno munsi mana yanjye ndavuga ariko mana RMC sibyo nagira ngo nyine control umuntu kuva aguze channel igakomeza ko ari ishizwe abanyamakuru umuntu yagafunguye YouTube channel akagenda kuvuga ibyo agiye kwikoraho ese ni impanuro agiye kuzajya atanga ese ni ibiganiro usanga umuntu wese yarigize umunyamakuru atabizi atari iby'umuga umuntu agagenda agapfa kuvuga inkuru ku bandi kugira ngo azamuke nyine mani sinzi ibi bintu bimaje gufata indi ibaze kujya kuri kamera ukajya avuga ngo nakukandika title wenda sinzi niba ari nabyo bavuze ko ntabwo nigeze mbireba ngo dore abakobwa babiri ngo Kasuku yasambanije wajya kureba abo bakobwa se wa n'abakecuru ahubwo ngira ngo baramuruta aribo ngewe nagiye kubona nsigaye mbona ibiganiro ngo by'abantu ngo nasambanyije ngo by'abantu ngo napfubije by'abantu nateye sida abona ateye imitezi nta muntu urakora ikiganiro ngo waramupfubije nawe byaba twarabimenye byo kwipantaro ibyo barahari ngo ariko abo yapfubije abo ni narigize ngo nabo wapfubuye narigize ngo nabo wapfubuye noneho ikintu cyantunguye uyu munsi Brinane ninyibabwira muranaseka namwe urukumva nagiye kumva numva na Sarongo nawe arimo aravuga ngo mfite akaboro gato ariko mbabarira umubwiza ukuri kw'Imana n'ukuri ibaze nka Sarongo ko ari umuntu w'umugabo kandi ngenga abakunda abakobwa Sarongo yavuze ngo iki reka nze mbikumvisha ibintu Sarongo yavuze kuko yewe ibintu byanjye mushobora kuba mutekereza ko ngo ari ibintu byo guhimba no byawe sinjya numva ngo Sarongo ni umupfumu buretse gatomani sinjya numva ngo Sarongo ni umupfumu none si ibintu byawe byageze mu bapfumu ibintu byageze mu bapfumu cyane no ngo yarabapfubije gake uri gutoragura isashi rya Nyamirambo rimereye nabi gake cyaka suko gishobora kugupfubya cyane kigenda kivuga ati genda gupfubya gake ati nuko dukora ati namuri agaturu k'umunota umwe ati gake ndigushaka ya Sarongo uretse gatumwe ndigushaka ya Sarongo nese mani Sarongo ariko dukora mani dumba tureba ko ukuntu mupostinga ibintu walayi mujye mupostinga ibintu ariko sometimes basi mufate n'amavideo muri kugira n'abantu inama n'ibi bintu ko biba byarabaye bikaba kuri Kasuku cyangwa se bikaba hagati yacu na bakasuku turi guhenda ngo guterana ayo magambo turi kuvuga ibintu umunyamakuru akaviriya man akaza kubera yuko yumvise ko muri icyo cyumweru bari kuvuga Kasuku agatangira agakora inkuru kuri Kasuku ntazi ibyo ari byo nta muzi ntibaziranye ntibarahura nta n'umuntu wabo barahura umbwira ngo uwo muntu we bizarangira buriya nta kuntu nge mba nabigenjeje nta kuntu mba nabigenjeje ugasanga ubona wa muntu udashobora no kunyicarira iruhande ahantu mba ndimo nanywera umva Sarongo Jessica bitango naguhamagaye Dr. Sarongo avuze yuko udashoboye gukora bya bindi by'abagabo n'ubona umwanya umeze w'isi mumbabarire mu bwizo kuri oya wonaga ari Sarongo nyine bari kumwe banza wumve nyine ukuntu byagenze uko byagenze nyine abantu yabivugiye gake wemba barambanze mubaze uwo mugabo naga ari wundi witwa ngo Pastor Claude banza wumve nyine umva nyine hano umva Jessica bitango naguhamagaye Dr. Sarongo avuze yuko udashoboye gukora bya bindi by'abagabo n'ubona umwanya umeze w'isi nze kuyiha abanyamakuru bose bari muri iki kiganiro bahise bamagariramo sinzi umuntu umumagariyemo
ntabwo ngende gusobanukirwa ibintu yashatse kuvuga. Ninde wavugaga, ninde yabwiraga, yavugaga ibiki? Ndi kuri live rero ndaguhamagara. Ese ukagira amadeni shaho. Burugo tuyi live baramuhamagara bamwishyuza. Sawa. Uriko bareka dukomeze. Umva hano. Jessica Bipango naguhamagaye Dr. Sara navuze yuko udashoboye gukora bya bindi by'abagabo n'ubona umwanya umpe voice nze kuyiha abanyamakuru bose bari muri iki kiganiro ikaze TV Rwanda, Big Town, DCTV Rwanda, Mika TV Show. So n'ubona umwanya umpe audio kugira ngo tuze kwishyira muri iki kiganiro. Aho hantu hose hagiye guhita haca ikiganiro kivuga ngo ntabwo nzikurongora direct mbyumve. Aho hantu haba hagiye guhita haca icyo kiganiro. None buriya koko kamwe. Oya, ariko ngewe hari ikintu nari kumva. Ariko rero mwoka byaramwe nge mumbabarire, uyu mugabo ngo ni Pastor Claude. Wa mugabo niba iryo zina uzarikuraho rya Pastor uzabanza urikureho, kuko inkoni y'Imana ibintu izagukorera. Wa mugabo we ngo ni Claude, ngo ni Pastor Claude. Uyu mugabo Yesu we avuga ibintu bitamureba, akabivuga ukuntu bitari, akabivuga bicurikiranya, akabivuga nabi. Pastor Claude niba uri umupasteri, k'abapasteri ari ababwiriza butumwa bwiza, ibi ngibi bintu baba babigiyemo. Reka mbabwize ukuri, niba mwibuka Pastor Theogene, uyu mugabo Imana izamuhana. Uyu mugabo witwa Pastor Claude n'umugabo witwa Yongwe we ngira ngo ari gereza, namubonye no munsi bamukatiye ngo imyaka 3 niba nibeshyere batari ko nabisomye. Abo bagabo Pastor nindi kuvuga Pastor Theogene amaje kwitaba Imana. Uyu mugabo ngo ni Pastor Claude n'umuntu witwa Yongwe baragiye baramuharabika, baragenda ngo bazana indaya, naza hano bayikuye ngo bayishyura amafaranga, iraza ivuga amagambo mabi kuri Pastor Theogene. Niba ari Imana yabikoze, iyo ndaya irongera irigarura, irongera isaba imbabazi ati banyishyuye 50,000 mu minsi nyiri kumva 50,000. Yongwe akora ikiganiro asaba imbabazi. N'uyu ngo ni Pastor Claude. Yongwe hashize iminsi numva bamutwaye. Uyu Pastor Claude arasigara. Ariko reka mbabwize ukuri, nimurebe ibi bintu mwizanyemo ngo ni bya YouTube channel, ngo murashaka amafaranga ya YouTube channel. Mwirirwa muza muvuga abantu, mugakuvuga abakozi b'Imana, mukabandagaza abapfuye, mukabavuga yuko bagiye bateye amada badashoboye kurera, mukabavuga amagambo mabi. Nk'uyu mugabo ngo ni Claude, dore aho nawe muzajya kumva mu mvi mubayeho. Niba uri umukozi w'Imana, wakitandukanije n'amatiku, ukitandukaniza n'ubu bugambo, ugakorera Imana, ukatubwira ijambo ry'Imana, tugafashwa tukaza mu rusengero. Urangwa uri muri bwe n'umwanya wo kurongora umugore wawe ntago ubu ufite. Ubu ugenda kubera ubugambo wavuze, ugenda ugona, urihirikubwa n'agaturuka ejo niba batamunzu bakawukana ngo ni amagambo. Wagabanije amagambo ukigisha ijambo ry'Imana. Yego. Wa mwana uzi ko najyaga byumva ari mu majwi uri kuri Twitter Space, nkavuga ati uyu ni Brinane arimo aravuga, none ubundi mbona kureba n'umunwa wanjye ndakwirebe. Cyaza njyewe umva nkubwire Mana, biba bimbabaje nk'ibi bintu Pastor, umuntu w'umupasteri nk'uwo bayinje mu biri bintu akajya kuvuga Kasuku mpaka aravuze, ageze no ku mirongorere, ageze no kubiki. Umbwiza ukuri, umuntu w'umupasteri wakabaye afite Bibiliya gutya ari kudusomera umurongo runaka kugira ngo tuwugendero byibuza mu cyo cyumweru. Uwo ni mupasteri bwoko ki? Namwe mu ariko Brinane nanjye hari umuntu ushaka gusomera Brinane mu mwanya buriya ari ikintu kimwe Dumba yavuze. Dumba yavuze ati hari ukuntu abantu b'inzaduka bo kuri no mihanda n'ibiki byose bo mushaka kugenda mugira gutse mugatuma batuzanamo bano bantu banazi ukuntu bameze ibintu by'abakiri ari platform mugimo muragenda mutanga shawu kandi bitameze neza. Buri muntu wese nagire yirebe yimenye agire, niyo wakamera gukora nayo ivuro womwe nagaswingingi, ariko ntagire umuntu uzoje. Jena kubwiye Brinane ukuntu nkora, ndazinduka mu gitondo nkicera nkazajya mvuga ngo Buriani Sabega Kati, ayo niyo mazina mvuga. Ariko we uzi yuko majije kubona yuko hari abantu baza kuri YouTube bakatuvugaho kugira ngo natwe tubavugeho bamamenye. Icyo cyo narahiye ushobora kujya kumvuga inshuro igihumbi sishobora. Jeni yo wanshyiraho icyuma ndicecekera.
sinshobora niba ari ibyo rero niba ari ibyo nabahaye amahiti rero kuko ngewe uranuka nkagusubiza ibintu byo kuko niyo duhuriye mu kabari ndongera nkabikongezamo iyo duhuye bundi bwo aba ari finali biba biryoshye cyane system nari narahisemo ni iyi ngiyi umuntu akantuka nta kibazo ngewe akazambonana na mama we tundi mbona byuka iwabo mu gitondo ndumva nari naramubwiye niryamye nsubiriramo Brinane ikintu uvuze nuko wongeye umuntu yarazaga akambeshyira gutyo nk'ibintu navuga ngo ngende njye kumuha hiti n'ibiki byose kuko umuha hiti umuvugaho rimwe yaratangiye ajya gutanga ibiganiro mu gitondo ahita afungura cana nawe agatangira kujya yanariza mana yanjye naratangaye reka bakire mana uravuze ngo ngewe ngo umuntu ngo amuvugaho ngo ngaziruka mu gitondo ngo ngamusanga kwa mama we ngo meze gutya cya Brinane kitakikubwira ngo urakoze cyane uri kumva ubu umuntu asigaye aza atangira atanga ibiganiro noneho yabona nka Brinane amubwire ikintu cyanyemeje noneho ikintu cyanyemeje ngahita mvuga ni noneho bino bintu birarenze umuntu agiye kuzajya atekereza ikintu kimwe ahita yumva kugira ngo agikemure ahita ajya kuri YouTube uyu mugore witwa ngo ni Clara waje akagirana akazana inkuru za Sabe agatogota gutya agatokoza umunwa akawugira gutya akabishyira hejuru uyu mugore ngewe ubwanjye bwa mbere ndi kumwumva yitangiye ikiganiro aravuga ngo ngewe nagiye kureba bari abakobwa urabwa Karara uretse Clara aravuga ati ego Clara aravuga ati ngewe nagiye kureba bari abakobwa b'impanga ngiye gukora ikiganiro ati bandya urwara banyereka ukuntu binjiza umufungo barambwira ati YouTube ahangaha irapesa ati ndareba ndavuga niye ati bukeye ngewe nshinga cano ati umugabo wanjye arambwira ati se ibi bintu ugiye gukora ntabwo bizagutuma ati reka ati nabonye ukuntu umufungo winjira numva birarenze umugore aba nawe azanye ashinga cano arababwira ati ngiye n'impamvu ubona biri kungora kuvuga uno munsi gutya ati ni ukubera yuko ari operasiyo ya mbere nkoze ati niyo mpamvu ubona nisanzuye mu kuvuga ati ariko ni ngenda bimenyera ati sindi umunyamakuru w'umunyamwuga ati nuko nabonye birimo umufungo bro nahise vuga niba umuntu abyuka akavuga ati ngiyewe ngiye gukora cano kubera yuko nabonye ngo birimo amafaranga uwo muntu urambwira ngo content yose azabona yatuma mu mufungo ntazayikora ubu noneho rero buri muntu agiye kuzajya abona afitanye n'ikibazo n'umuntu kugira ngo aze wenda bakiganireho bagikemure ahita ashinga YouTube channel aba ariyo content ya mbere Karara ngiye yarambwiye ikibazo yari afitanye na Sabe yasabye Sabe aramubwira ati Sabe wampaye Sabe wamuhaye iki amuteye amujombe amuswere ibyo bintu ndabihakanye ariko ubukuntu duba yararimo arakomeza kugira oya reka murangirize se Brinane reka murangirize Sabe wowe dumba Sabe uramuzi ni inshuti yawe muhuye kenshi reka nyine ndaje murangirize ukuntu Sabe tanazuba Sabe yaba ari umupfuzi Sabari hano arimo arabyumva mu kafe k'akawunti ndagushuje inshuti yanjye Sabe nawe bizu niyo nahaye kita urumva Sabe aramubwira ngo Sabe nta kuntu nabandi live nawe Sabe naba ari hano urumva Sabe aramubwira ngo Karara sinshaka kuguha noneho yagenda akagira gutya akabona hari ukuntu bwa bukobwa ni bwiza akabona hari ukuntu kari agakobwa kaba kicaye hariya Sabe bakicaye uko nanjye ndi kumwe nayo nazajya mfasha bwa bundi cya Karara hari Sabe wicaye ku mukobwa se oya nyine babaga barimo baratera story nyine hariya ku ruhande Karara we kubera yari yasabye Karara gafu noneho Karara kazabwira Sabe ngo kuri muranyima kandi bariya wabahaye ahabwa ivu n'umuriro ibyo se yabivuze mwarabivuganye bifu niho yaturutse wewe wabonye ibintu bya Karara bisobanutse kirimo kizima noneho buriya noneho hari umunsi yagarutse ngo muri episode 2 umva se umva muri part 2 ibintu bya Karara byari bidasobanutse nabisobanura nk'uko ese rero wumve muri part 2 yaraje ngo ngo noneho ngo nabonye ngo byakomeye ngiye kubaha ikinyarwanda ndavuga rero nagiye kuzana ndicara naricaye
mana naravuze no nagiye kuzana amafoto ntegereza cyakarara kivuge njya kubona cyongeye kivuze bya bintu maze kikajya kivuga ngo ariko ikintu nagikunda cyajyaga kivuga utugambo dusasa muri showbiz ngo mwicare mwiye ariko buriya rero hari ikintu kiririmba rero hari ikintu nakomeje kubabwira gukomeza kuvuga nk'abantu b'inzererezi nk'abo ngabo ngo ni karara simusi n'ukuri kw'Imana ngunze reka nkubwire wa mugani wawe Imana inshuti yanjye Sabera uziko dumba umwiyama ibyo bintu ukajya kumva barongera muvuze nk'umuntu nk'uwo oya karara namuvuga reka karara ashobora kugera mu Rwanda kama gahabwa ivu n'amashanyarazi gahabwe rubi akibaze nk'abantu dumba bavugasha uziko dumba nawe yibwiye ngo bari baburise se kometa karara namuto abo bantu bitwa ngo baburise se men bari baburi musarane niwe namumva cyoko zareka nkugira inama mwana wa mama Dumba umenye ko bano bagore bose baba baritukuje iyo bakuyemo imyenda bacumba umwose ziriya mpanga ni oji impanga ni oji oya impanga ni oji impanga ni oji iswera basi uyiswera ku mpanga ariko se bari abana bafite abagabo ariko Dumba oya yarahukanye nubwo batandukanye ariko ntabwo baratandukana mu mategeko ejo bundi haracyari ejo bundi abantu batandukanye bakwiye nanjye mugiye kumpamagarira ribuse kubera nshaka guswera impanga uziko buri utanze content z'ukuntu abo bana bahukanye kandi gutuka igitutsi mitavuga n'ubibere bari ko biri coding ejo bizabiri gutya bimeze gutya jewe zaba nibereye mu Rwanda nigera mu Rwanda nzagenda gushaka impanga nanjye zaba nicariye hariya ku impanga ngira gake reka mbabwire Imana Dumba mujye musengera buri abantu baba barashakanye barakoze ubukwe babana mu nzu umugabo n'umugore burangiye hari ibintu ntashobora kubana n'umuntu ukwezi kumwe 2 3 4 reka nkubwire abantu mwubatse mu maranye guhera hejuru y'umwaka kuzamura rwose mwikubite mu gatuza mu gati turi abagabo muri abantu b'abagabo gubona umuntu ukwezi kwamera ukamubona ameze musangira murarana mugendana egumana narwara stress napfa iyo urangije gukata umurongo ukinjira mu kibuga cy'umupira ukinana natwe gake gake arababwenga imihanda muzajya muyinsanga ariko sha impanga jewe I wish umva mubwire ni ukuri ko Imana muri ziriya mpanga uko ari ebyiri sinzi yaswenyuye urugo ariko ibyaswenyutse byose Imana izamba bareba finally bongere bumvikane bakundane basubirane kubera yuko mani gutandukana buriya gutandukana n'umuntu mwabanyeho ntago ari ibintu byoroshye kandi umuntu afitanye n'umwana reka tubawe nuko abo wabyaye bose warabananiwe ni nka kiriya kikorwa kivuye aha ngaho uramuhugita nyakubebera rubika yababa we ngo ni mucoma nyagucomwa mucoma yaragukomye genda gahambe ariko mucoma aragakomera uba arakagenda bumwirireho arakagwa mu mago bishira maze yaraguturikije mucoma Shambabara nago nshaka gutukana Imana imbabarira. Ako sombwe no gutukana ikiro. Ndi kwigira umubatizo niyo mpamvu baranashaka nabi. Reka nkubwire rero Bria wowe ntago wowe gutukana ngewe iyo ntukanye abantu barabibona ko nyine ntabwo biri deep uzi ko we utukanye ibintu birumvikana ko umuntu bimugeze kwigufka. Ndiko uratukana nanjye nkahita mvuga uzi ko Bria ntatukanye. Kandi nanjye Bria ibyo we birakomeye. Bria ne we nukaza atukanye ya kuri umudije wabimenye ko indirimbo mucoma bambwiye yuko yari afite umugore urugo ngo rukamunanira niba rwaramunanira bibabyara mucoma nawe ameze nka wa muhungu wacu urujya uririmba wa undi uri w'umuririmbo Shizo ndambona ameze kimwe bafite depression zimeze kimwe bose bimereye nabi sinzi ibintu bafata baba baragiye bahemukirwa cyane umva Bria kuri umudije wabimenye neza ko indirimbo bita Selavia Soshobora na Vanimano yamaze kuva kuri YouTube abana bo bituriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kuyikuraho barayiziza iki se kandi iriya ndirimbo ngo umuhungu bita Vanimano bamuhaye amafaranga agakora n'indirimbo na Soshobora umwana arayishyura muri studio amaze kuyishyura muri studio umwana arababwira ati ariko rero indirimbo nzaya-uploadinga na naririmbemo akantu gato n'umwana w'umukire cyane ufite ibiceri biteye ubwoba ashaka kwibera nka DJ Khaled nyine nawe aririmba mu ndirimbo anaya-uploadinga kuri channel ye witwa Vanimano inzariza kumukubita ikomeye cyane aza kuba ariko rero hari indirimbo ngira kwa producer runaka ashobora kuba afite data zayo
reka bahite bayisohora kwa ahita yishyira element kutinya kwa element kandi numva ngo ko Kigali ngo ni nuza wawe kutinya ku ga element buretse gato nyine nkubwire aragenda kuyikura ku mu producer ahita azarayisohora indirimbo yikuye kwa producer wa video apana ku ga element kwe video niyo bapostinze ni video nayo yakuweho ubwo noneho indirimbo iza kuvaho yavuyeho ku munsi w'ejo mbaza ngo bimeze bite maginga ya ngako kuri Vanimana ngari mararira nk'akabwana Vanimana ko yari inshuti yanjye byagenze gute oya umva mubwire yatetse imitwe umwana ufite amafaranga umva mubwire niba oya ngewe ndumva ibyo ngibyo nta kibazo kirimo nimba umwana yarabahaye amafaranga ngo basore indirimbo bakamurira umufungo akaba yayikujeho ngende umva nta bintu byadanje birimo bumvikane bayisubizaho kuri YouTube channel Bria ariko uzi kugira ngo wowe usohora amafaranga none se uwo mwana nyine none se Vanimana ababajwe n'iki nimba ziko yari umufungo w'abandi nawe nyine ubwo ngubwo nababare nabiryozwe niba ari igisuma ngo kiragasukwera nyine none se ubwo ngubwo umuntu wabigeza gute niba watwaye indirimbo y'abandi niba atari ikizura kimbabari Shadorezuwe na watu shadorezuwe na hano muri comment akose nkoze urasina muza akose ndumva nawe mana nyagasasa bano umugore Brinane ariko rero mani umva mbabwire hagati aho ngaho ngewe rwose ndasaba abantu bose bari hano abantu 1,370 kuzamura reka nge mbisabira akantu mwabantu mwe ndabasaba abahanzi bo mu Rwanda nimba sohoye indirimbo kayikunda vraiment ujye mu blessinga umuha amafaranga yego amafaranga bano baniga bambwiye ubuzima babayemo numva gahinda karanyishe cyane abenshi rega baba banye batushikanya ari nka veni mu nzu reka ahubwo inzari bukubite bupfe oya tugendiriya wowe tubu niba ushaka bupfe ubwo buhanzi bwanjye ngo bugira roho mbi uva nkubwire bano bana bambwiye ubuzima babayemo agahinda dumba karagenda karanyisha nibo babyishyiramo ngo mbivuga hano nibo babyishyiramo njyewe nabanje kuvuga ni cyo kozamani nyine urumva hari ukuntu hano mu Rwanda akomane dutuye mu gihugu ni cyiza pe ariko igihugu cyacu mani kiri ku bahanzi ndabaseriye uretse ubuzima hano mu Rwanda mani buri very expensive urukumva utajyanye n'imikorere no gukora vuba vuba hano wasigara dumba sasa rero bano bahanzi ntago nari nzi burya ko indirimbo mu byukuri ntakubeshye je usibye kuba nabona indirimbo ngo bayikoze bayigenje gutyo ubwo numvaga ari nk'ibintu biba nk'umunsi umwe iminsi ibiri karangira kumbe ibi bintu byo gukora indirimbo umuhanzi akaba yasohoye n'amashusho ngo ni ibintu birenze kandi binahenze urumva nyine itari umuhanzi ntago umenya wagwana aho rero ibi bintu twari turi gukora iriya ndirimbo pressure nibwo nabonye ukuntu banshyira kuri stress ngo bagiye gushutingira ahangaha aho ndanarambirwa ndavuga ni kumbi nuko nguko bigenda indirimbo imwe kuri tuyibona iminota itarenze 3 buriya reka nkubwire uzi ko umuhanzi ashobora kuba ameze nabi urumva yarakubise nka boro arimo aratrending umwana akaza akamubwira ati wampaye korabo ngewe nikorere video afite n'impano akayimwima ngo kubera uwo mwana atarimo aratwika ngo cyangwa ntabwo ashaka kumuha